Yes, alright, welcome back, bienvenue, ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV wahisemo neza, ni show business news n'amakuru y'imyidagaduro tugiye kuba tukugezaho muri uyu mwanya we wahisemo kurikira The Mic Radio ndetse na TV. Witwa Riderman Riderzo nyuma yo kuba successful kuri albumu EP yakoranye na Bulldog, yari icyumba cy'amategeko. Album ikaba very successful. Kuri ubu ngubu rero yaje kuba ateguza icyitwa EP cyangwa se extended play. Ubu ngubu nyine yakoranyeho n'umugabo witwa Fireman Vayo n'amakuru rero Riderman yashyize hanze abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, atangaza yuko rwose uwo bita Fireman yaba nyine abarizwa ku rutonde rw'indirimbo nyine ziri kuri iyi EP Riderman Riderzo yenda gushyira hanze, nk'uko nyine byagaragaye kuri slide ya kabiri, introduction y'indirimbo ya Fireman ndetse na Riderman. Yes, ni The Mic Radio ndetse na TV. Ndagira ngo umenyeshe yuko rero ubu ngubu icyo twita umuziki nyarwanda ugeze muri season yawo nziza, season nziza y'umuziki nyarwanda. Murabizi yuko iyo tugeze muri sama nyine ibintu bitangira gushyuha cyane, ari nako abasore batangira kugenda bateguza indirimbo zabo zigiye zitandukanye. Murabizi yuko ubu ngubu currently turindiriye indirimbo y'umusore witwa Kevin Kade, witwa Chris Easy ndetse n'ubita Tiger B the Bane yitwa From Yana. Ubu ngubu rero witwa Rosskana nawe amaze kuduteguza indirimbo yitwa Molela yakoranye na producer witwa Bruce Melodie. Iyi mpeshyi igeze, iyo sama itangiye, iyo sama iri gututumba, amera nk'uriya mashara, amera nk'uriya mavubi neza cyane, atangira kongera nyine kuzana utuntu tw'utudisi, utuntu two kwikomanga mu gatuza cyane, kugira ngo ibinyamakuru byongere rero bitangire bishishimure, atangire nyine yongere avugwe, trending cyane, kugira ngo mpeshyi nyine ari kuri ibintu by'imifiririzo cyane. Kuri ubu ngubu rero umusaza yamaze kuvuga yuko rwose kugeza n'uyu munsi akibona ngo nk'umuhanzi wa mbere mu Rwanda. Avuga ati kugeza ubu rwose njye nibona nk'umuhanzi wa mbere mu Rwanda, uko wabishaka, uko wabyemera, wabyanga, wabyemera. I am the #1 recording artist mu rw'imisozi igihumbi. Reka twikomereze rero inkuru za Bruce Melodie zo muraza kugenda mukomeza kuzumva, kubera yuko ibinyamakuru byose bise bifata amakaramu birandika. Reka twigire muri Nigeria, tuvuge yuko bita Rema, Davido na Asake ari mu batwaye nyine ibihembo, bitwaye neza mu bihembo biri mu bihembo bya Headies Awards mu ijoro ryakeye muri Eco Convention Center i Lagos nyine muri Nigeria. Hatanzwe ibihembo bya Headies ku nshuro ya 17, aho abahanzi bakomeye bitwaye neza cyane. Tams Baby watwaye igihembo cya Best Recording of the Year abikesha indirimbo Bumming. Obita Rema yatwaye igihembo cya Afrobeats Album of the Year abikesha album ye yise Haynes. Asake nyine yatwaye igihembo cy'indirimbo y'umwaka ariyo Lonely the Top. Davido rero we akaba yatwaye Digital Artist of the Year, akaba rero Ariwe watwaye Digital Artist of the Year, naho uwo bita Inos B atwara the Best Central Africa Artist of the Year. Mwibutsa yuko Inos B wenyine ari umuhanzi ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi
ya Kongo. Yes, nkuko rero bimeze nuko bihagaze hagati aho ngaho. Witwa rero Bruce Melodie we ntiyigize nyine ahirwa n'ibihembo. Muri ibyo bihembo nubwo yarari nominated ntabwo yigize agira icyo acyura. Umuhanzi Bruce Melodie nyine ntabwo yabashije kwegukana igihembo cy'umuhanzi mwiza muri Afrika y'Iburasirazuba mu mwaka 2024. yarahatanye mu bihembo mu bihembo bya Headies Awards byaraye bitangiwe i Lagos muri Nigeria ku nshuro yabyo ya 17. N'igihembo yarahataniyemo na Diamond Platnumz, Bien-Aimé, Juma Jux na Azawi. Gusa nyine byaje kurangira Juma Jux ariwe uwegukanye iki gihembo. Uyu musore werutse no gukora ubukwe bw'agatangaza. Kuri ubu ngubu bivugwa ko ngo yatangiye kugenda anasaruramwo akayabo kubera yuko nyine murabizi yuko ubukwe bw'abastari ahanini n'ubundi nabwo buracuruza. Uwo twita rero Jose Chameleone yagobotse urubyiruko rwo muri Kenya ku wa 27 Mata mu mwaka 2025. Umuhanzi Jose Chameleone yasuye ikigo cy'urubyiruko Ebenezer Christian Youth Resolution Center giherereye i Giturai muri Nairobi. Mu butumwa rero uyu muhanzi yacishije ku mbuga nkoranyambaga ze yavuze ko babashije gufatanya gusenga kandi yemeza ko imikoranire yabo izakomeza mu kubasura, kandi yabahaye imfashanyo y'ibiribwa bitandukanye harimo amavuta, kawunga n'ibindi bigiye bitandukanye. Jose Chameleone akaba ari muri Kenya aho yagiye mu bitaramo byaho kwisuzumisha nyine. Yagiye mu bitaro mumbabarire yagiye mu bitaro nyine kwisuzumisha. Murabizi yuko akubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwivuza mu minsi itambutse. Rero agomba gukora check up kugira ngo bagende bareba ko uko umubiri we witwara nyine nyuma y'uburwayi bukomeye bwari bugiye rwose kumuhitana byahatari, ariko Imana ikamureba icyoroshye igakinga akaboko uwo bita Jose Chameleone akagaruka mu gihugu cye cy'amavuko ari very safe cyane. Yes, ladies and gentlemen, ni the mic, radio ndetse na TV. Stay tuned, I'll be back. ASAP. The mic, radio na TV. Subscribe. Yes, alright, welcome back. Witwa rero Rosskana niyifuza ko mama we rwose ngo yakumva indirimbo yakoranye na Wizkid, ariko nyine ngo by'umwihariko igitero kiwe. Umuhanzi Rosskana yagaragaje ko atifuza ko mama we yakumva indirimbo Gimera, by'umwihariko verse ya kabiri cyangwa se igitero cya kabiri cya Rosskana. Nyine Rosskana yaririmbye yagize ati nizere ko mama wanjye atazumva igitero cyanjye cya kabiri. Muri iki gitero Rosskana rero akaba yarakoreshejemo amagambo abantu bavuga ko ari ay'urukozasoni cyangwa se ibishegu, nubwo yabikoze mu buryo buzimije cyane nyine bwa gihanzi. Ariko nyine Rosskana afite impungenge z'uko mama we ashobora kuzumva iyo verse nyine bimuteye isoni cyane, dore ko uyu mubyeyi ahora akebura no mukobwa amubwira ati wa mukobwa wicisha make. Justin Babe ari mu gahinda gakomeye cyane ko gupfusha sekuru we witwa Bruce ubyara mama uyu muhanzi. Akaba yitabye Imana rero ku myaka 40 y'amavuko nk'uko byemejwe. Justin Bieber ndabibutsa yuko rero ku munsi w'ejo ku itariki 27 ariyo nyine umuhanzi witwa Ivan Bravani agombaga kuba nyine akiriho rwose, yari kuba yujuje imyaka 30 y'amavuko. Ku munsi w'ejo nibwo witwa Bravani yari kuba yujuje imyaka 30 y'amavuko. Ivan Bravani rero akaba yitabye Imana nyine tariki 17 Kanama mwaka 2022 aguye mu Buhinde, aho yari yaragiye kwivuza indwara ya kanseri ari nayo yamuhitanye. N'amakuru rero ya show business atugenda tuba updating gahoro ku bintu bigiye bitandukanye kugira ngo namwe mugende muba very entertained, kandi nizere ko the mic, radio na TV mubibona yuko tudateze kuzajya
tubatenguha na gato na gato. Reka tugiye ku nkuru yacu rero ya nyuma y'uyu munsi. Ndavuga muri aka kanya turimo rurageretse rero hagati ya Paraso nutegura ibitaramo muri Uganda. Umuhanzi wo muri Uganda Paraso yemeje kujyana mu nkiko witwa Mr Nobody usanzwe ategura ibitaramo bitandukanye muri Uganda, aho amushinja kumusebya akamwangiriza izina. Mu kiganiro Paraso yagiranye n'ibinyamakuru BBS ku munsi w'ejo, yavuze ko uyu Mr Nobody yagiye ku mbuga nkoranyambaga avuga amagambo asebya uyu mugabo nyine n'umuryango we, harimo kumwita umwicanyi ndetse abeshya abantu ko igitaramo cye cyasubitswe agira ngo abantu batazakitabira. Nyine Paraso yavuze ko yasabye Mr Nobody ko yajya kuvuguruza ibyo yari yavuze nyine, ariko aranangira umutima, niko rero gufata icyemezo cyo kwiyambaza abanyamategeko be nyine kugira ngo nyine babe bajyana uyu mugabo Mr Nobody mu nkiko. Rero kuri ubu bakaba bari mu nzira zo gutanga ikirego. Ati amategeko muri Uganda arakora kandi tugomba kuzamukurikirana. Hari ibihano biba bihana ibyo yavuze, ariko niba byose abifitiye ibimenyetso nta mpamvu yo kugira ubwoba. Thank you so much ladies and gentlemen, the mic radio ndetse na TV nge numvaga ndi rumasha. Hanyuma rero narakubwiye ngo kura subscribe, sharing ibintu byacu, ukore komanteri yawe. Ndongera ndakubwira ni umunsi umwe uzishima biyumurengera kubera ko wahisemo neza ugahitamo the mic radio ndetse na TV. I'm out ladies and gentlemen, I love you, ciao ciao, bye. Welcome back to the mic radio na TV. Welcome back to the mic radio na TV.